dutangiranye n'utwana tubiri tw'udukobwa ndetse n'aka gahungu bari bagiye ku ishuri. Aha ngaha rero aka ni akagahungu kahise kabwira umwana w'umukobwa bari bahuye bwa mbere, karamubwira ati none se mushiki wanjye ko urimo kunsiga kandi tujyanye ku ishuri? Arangije ati ese wakemera kuba mushiki wanjye? Ako kanya rero umwana akirimo kubivuga mama we yahise aza, arangije aramubwira ati yewe rwose uyu mwana wimwitaho, abantu bose abonye abita bashiki be, ndetse bitaratera kabiri nta n'iminota myinshi iracaho hano hari undi mugabo wahise uza. Umwana amubonye aravuga ati papa none se uyu mwana ni uwawe? Arangije papa we yahise areba wa mwana w'umuhungu ndetse n'umugore we, arababwira ati ntimubyiteho rwose, uno mwana ubanza yacanganyukiwe, urumva ukuntu ari kumpamagara ngo papa, ati kandi ngewe buriya rwose nta n'ubwo muzi. Arangije yahise avuga ati none se ni gute yifata akaguhamagara papa kandi atakuzi? Arangije disi umwana yabonye ko papa we arimo kumwirengagiza, kumbi uno mugabo uje niwe papa w'uno mwana, ndetse uno akaba ari we mugore we wa kabiri. Ni ukuvuga ngo mama w'uno mwana w'umukobwa bamwita Nowela, niwe mugore mukuru. Hano rero umwana ahise areba papa we, arangije aravuga ati none se uno mwana ni uwanyu? Undi aramubwira ati yego rwose uno mwana ni uwacu njyewe n'umugore wanjye. Kumbi uno mwana yabibajije kugira ngo amenye neza nimba koko uno mugabo afite undi mugore cyangwa se uno papa we afite undi mugore. Nta kindi cyabaye rero, umwana ahise aza yirukanka aza mu kigo Nowela, arangije aza kureba umwarimu wigishaga ka kana gatoya k'agahungu. Arangije amazi ati se maîtresse rwose wamfasha? Undi aramubwira ati uragira ngo nkufashe iki? Undi aramubwira ati nagira ngo rwose umpe imyirondoro y'uriya mwana w'umuhungu Cedric, hanyuma mbashe kumenya nyine iwabo ndetse n'imyirondoro y'iwabo bose. Urumva ati ndashaka kumenya nimba uriya mugabo yaba aca inyuma mama wanjye. Ati rwose niyo mpamvu umwarimu arambwiye ati nta kibazo nimba ibyo ngibyo ari cyo ubishakira, ati reka mbiguhereze rwose. Yabimwandikiye ku gapapuro, akimara kubimwandikira ku gapapuro rero batwereka hano wa mwana aje mu modoka ndetse ari kumwe na mama we, aje hano mu rugo nyine yari atashye. Arangije mama we yahise amubwira ati ngaho genda nyine bugiye hariya hirya, ndaje mwana wanjye reka mbanze mvugane n'uyu mwana w'umukobwa. Arangije Nowela rero yahise abaza uno mugore ati none se mubye urabizi neza ko papa wanjye cyangwa se uriya mugabo mwari muri kumwe uvuga yuko ari umugabo wawe yaba afite indi famiye? Umugore hano hise anikanga aramubwira ati hoya, ati none se ibyo bintu urimo kuvuga ni ibiki wa mwana we? Ati rwose njyewe ibyo ndimo ndakubwira ndabizi neza, ati kubera yuko uriya mugabo rwose ni papa wanjye, ati kandi aza no mu rugo natwe tukabana njye na mama wanjye. Ati rero ubwo ngubwo siniyumvisha ukuntu afite indi famiye cyangwa se namwe yaba abafite. Ati yewe mwana we, ati rwose ibibazo ufite ndabyumva cyane, ati ariko nta kintu nenda kubikoraho, ati kuko buriya rwose nimba uriya ari papa wawe koko wibuke yuko nyine yaje kundeba nk'umugore wa kabiri. Ati rero bivuze yuko mama wawe ntabwo yaba akimukunda, ati ubwo nawe nyine ntabwo akigukunda kubera ko wabonye ukuntu yakwihakanye igihe wari urimo kumubaza ibintu byinshi, urimo kumubaza koko nimba uriya mwana ari uwe cyangwa se nanjye naba ndi umugore we. Ati nawe reba imodoka nziza yatuguriye, ati urebe nyine ubuzima bwiza turimo. Ati none se urumva koko naba ndimo ndakubeshya? Ati rwose bisa nkaho rwose mama wawe atakimukunda kandi nawe atakigukunda. Arangije yahise amubaza ati none se byibuza wari ubizi mbere yuko mubana? Mbere yuko mubana nyine umwemerera kubana nk'umugore n'umugabo, wari ubizi? Ati ibyo ntabyo nari nzi, ati kandi rwose n'ubu ngubu sinshaka no kubimenya, sinzi n'impamvu rwose urimo kubimbwira wa mwana we. Umwana hano rero yarababaye cyane, aravuga ati rwose nta kibazo nyine nimba ari uko nguko ubyumva cyangwa se nimba wumva nta kintu wabidufashaho reka nitahire. Akigera rero hano mu rugo urabona nyine inzu babamo ni inzu iri aho ngaho imeze nk'iyubakishije nyine ibintu by'ibibaho
biri aho ngaho nyine by'ibiti, ubona rwose ntabwo ishamaje, usibye kuba wabona nyine yuko iri ahantu heza, ariko rwose ni inzu isa nabi cyane. Rero yaraje hano umugabo arataha avuye mu kazi agiye gusuhuza umugore we, yahise amubwira ati oya rwose egerayo, nta nubwo nshaka yuko unsuhuza, nta nubwo nshaka kunyegera, kubera yuko umwana yari amaze kubimubwira byose. Ati ese mama, waba ubizi neza yuko papa afite undi mugore? Ahangaha rero umubyeyi yahise akomeza kwiregura avuga ati ibyo ngibyo njyewe umwana wanjye arimo kuvuga rwose nta n'ibyo nzi. Ati none se ni gute naba mfite umugore kandi ari mwebwe famiye yanjye mfite kandi nkunda cyane? Ati njyewe rwose ibyo ngibyo ndumva ntabizi. Ati none se ushatse kuvuga yuko umwana wanjye yarabivuze agira ngo akubeshyere cyangwa se agira ngo dutandukane? Urumva ari uwuhe mwana wakishimira kubona papa we na mama we batandukanye cyangwa se babanye nabi? Ati ni ukuvuga ngo uno mwana Nowela ahubwo sinzi njyewe ikintu agambiriye. Ati ariko ibyo bintu rwose ntabwo nabikora mugore mwiza, urabizi ni we nkunda, urabizi ni we mfite, urabizi neza ko ntaguhemukira. Arangije akomeza no gutunga urutoki wa mwana Nowela amubwira ati wowe icyo ugomba kwibandaho cyangwa se icyo ugomba guha umwanya ubu ngubu ni amasomo yawe kurusha ibindi bintu byose urimo kwitaho wa mwana we. Ati cyangwa njyewe nzareke kugukorera buri kimwe cyose kubera ibyo bintu by'amafuti utangiye kuzana muri uru rugo. Ati rwose ibyo bintu ntabwo mbikunze, nta nubwo mbyishimiye na gatoya. Umwana yahise avuga ati ariko papa, ubu koko uriyibagije cyangwa se wihaka ukuntu nakubonye ku ishuri ryacu uzanye n'undi muntu w'umugore, ati muri mu modoka, ati mwarangiza muzanye akana k'agahungu ku ishuri? Arangije ati kandi wahise uvuga yuko ari wo muryango wawe ufite. Ati ariko humura, ibyo byose uri gukomeza kubeshya rwose mu minsi mikeya ndabishyira hanze. Umwana akimara kubivuga gutyo, papa we yahise amubwira ati rwose ibyo ngibyo urimo kuvuga ntabwo mbizi, ati nta nubwo ndi kwiyumvisha ibyo ari byo. Ati ahubwo bibaye byiza rwose witware neza wicunge, ati bitari ibyo ngibyo urimo guhemukira umuryango, wowe urashaka. Ndetse hano umwana muto Nowela niwe wahise uba nk'umunyamafuti, gusa mama we ibi byose yari ari kubyitegereza areba ukuntu ari gufata umwana we akamushyiraho ibinyoma cyangwa se akamwogekaho ikosa. Ahangaha rero nta kindi cyabaye, umubyeyi yitegereje ibyo byose arangije afata inzira yigira mu nzu, arangije arabyihorera aravuga ati reka mbyihorere umwana na papa we babanze bikemurire ibibazo biri hagati yabo. Ati kubera ko ubu ngubu nayobewe uri kuvugisha ukuri cyangwa se urimo kuvuga ibinyoma. Nta kindi cyabaye rero, yamaze kujya mu nzu arangije aravuga ati reka nze njye mu idirishya numve buri kimwe cyose, ndabizi neza ko atari burekere cyangwa se atari bureke kuba yabwira nabi uno mwana wanjye, reka mbanze numve gusa mbanze menye amakuru ya buri kimwe cyose. Nta kindi cyabaye rero, yatangiye kubwira Nowela ati ariko se wowe utagiye kuba agacucu uri kumva byari gukunda yuko unteranya na mama wawe kandi mpari? Arangije arambwira ati ariko se papa, reba nk'ibintu uba urimo gukora, urimo gusenya ibyo wubatse. Ati none se ubu ngubu ko wanze ko mama abimenya, byo urabona hari ikintu bizatanga? Byibuze se uzabimubwira? Ati oya rwose ntabwo nzigera mbwira mama wawe yuko njyewe mfite undi muryango, ati ahubwo mwese nzabatunga kandi mbatunge neza. Arangije ati nuriya mwana wabonye, ati we ntabwo urimo no kubyumva kwanza, ati kubera yuko wowe nkuhereza ibyiza, uriya mwana ntabwo muhereza ibyiza. Ati none se kubera iki wabaguriye imodoka ukabagurira n'inzu nziza kandi twebwe tuba mu kizu kibi cyane? Ati impamvu rero rwose buriya wewe uri umwana ntabwo wabyumva, ati impamvu mba mbikora biriya byose ni uko ngira ngo uriya mwana muhereza ubuzima bwiza, mwice mu mutwe ndetse na mama we, hanyuma nibirangiza nakura azakure nyine ari umwana udashoboye kugira ikintu yikorera. Nyine arimo gufindikiranya Nowela kugira ngo amubwire yuko ibyo akora cyangwa se ibyo yabonye atari cyangwa se atabikora kubera ko ari ibintu byiza. Akanya rero Nowela yakomeje kubyumva, ndetse umugabo akomeza kubeshya umwana hano ati rwose urabona uriya mugore n'uriya mwana njyewe ntago mbakunda pe, ati ahubwo abo nikundira ni mwebwe. Ati papa hoya, uko byagenda kose ntago twebwe udukunda kurusha uriya mugore n'uriya mwana we, ati kubera yuko rwose nibo uhereza ibyiza byose. Ati twebwe reba tuba mu nzu
ishaje kandi inameze nabi. Ati se twebwe kuki utatwubakiye inzu nk'iriya basi? Arangije umwana yakomeje kuganira na se ariko batarimo kubyumvikanaho, gusa ibirimo kubera hano byose umubyeyi arimo arabyumva kubera ko yateze amatwi buri kimwe cyose, ndetse arimo no kumva ibyo umugabo we abwira umwana wabo. Hano gusa umwana ararakaye cyane, arababaye, nta nubwo ari kwiyumvisha ukuntu papa wabo rwose yakora ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se yakorera mama we ibintu nk'ibi ngibi, n'ukuntu mama we disi aba yihirinze nawe yakoze buri kimwe. Nta kindi cyabaye rero hano, papa we yahise afata n'inzira aragenda, aterekana nigendere nere kuguma muri uru rugo rwose, mudakomeza kunzamurira isukari mumbwira ibintu byinshi. Ureba imyenda ya mama we aba yambaye kuntu ari imyenda ishaje rwose imeze nabi, ndetse n'umwana we hano yiga bimugoye, akabona minerivare rwose bigoranye, handi kugira ngo babone minerivare biba bigoranye cyane. Hano rero wa mugabo yahise agaruka kuri wa mugore we mutoya, mama wa Cedric. Akihagera yasanze rwose mama wa Cedric yibereye hamwe n'undi mugabo w'ibogare umeze neza cyane rwose, unamurusha n'ibigango. Arangije akimara kumubona aramubaza ati se none se sheri, uno muntu nsanze muri gusomana mwahoberanye ibintu byose byacitse ninde cyangwa se nuwa hehe? Undi aramubwira ati ariko nk'ibyo ngibyo uba urimo kumbaza ni ibiki? Ati none se simfite ishingiro ryo kubikubaza? Ati kubera yuko rwose ndi kubona urimo kunca inyuma. Ati none se ubwo nkuciye inyuma gutera? Ati ariko buriya wiyibagije yuko namenye yuko rwose ufite undi muryango. Ati none se ubwo ngubwo ari njye nawe ninde uciye inyuma undi cyangwa se ninde wabanje undi? Ati rwose ibyo ngibyo urimo no kumbwira bibaye byiza wakicecekera wa mugabo we. Ati rwose wakicecekera kubera ko ntabwo ari ngombwa yuko ubimbwira cyangwa se umbaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati buretse, ati none se wibagiwe yuko ino nzu murimo kwidedembyamo ari iyanjye? Ati none se wibagiwe yuko buriya ino nzu nshobora kuyisubiza mu minota mikeya cyane? Ati ibyo ngibyo byibagirwe rwose, kuko kuyisubiza ntabwo bizigera bigukundira rwose. Ino nzu namajije kuyiyandikaho, iriho amazina yanjye n'ibyangombwa byose. Ati ibyo bintu wabikoze ryari? Ati none se utekereza ko ari wowe ufite ubwenge wenyine? Ati ino nzu rwose namaje kuyiyandikaho n'ibyangombwa ndabibitse neza cyane. Ati ahubwo bibaye byiza watuvira mu buzima. Ati kandi n'iriya modoka wowe ubu ngubu nayo uraje utekereze ko ari iyawe. Ati ntabwo ari iyawe kubera yuko njyewe rwose ubu ngubu iriya modoka nta hantu byanditse ko yaba iyawe, nayamajije kuyandika ku mwana wanjye kera. Hano rero umugabo rwose yahise yumirwa, baramubwira ati nk'ubwo sohoka unagende rwose. Barangije bahita bakurura urugi barakinga, wa mugabo baramukingiranye. Ati genda rwose ntabwo tugushaka, nta nubwo nkushaka kukubona mu nzu yanjye n'umunsi n'umwe. Hano rero barakwereka disi iwabo wa mwana Nowela. Hano umugabo agarutse yasanze rwose naho barimo baramanura icyapa cyari gihari, ndetse ariko banamubwira ati rwose ino nzu yamajije kugurwa. Ati rwose nyirayo twamwishyuye neza rwose, yanigendeye ntabwo tuzi niyo yagiye. Ati kubera ko ntabwo twe tuba tugamije kubika amakuru y'umukiriya cyangwa se ngo tugende tuyatangaza ahantu hose. Ati icyo tugamije ni ukuyabika kugira ngo nyine umukiriya wacu tumurindire umutekano. Ati rero ibyo ngibyo urimo kutubaza ngo yagiye he ngo ibiki? Ati rwose ubundi ino nzu ni iyawe? Undi aramubwira ati ni iyanjye rwose. Ati ni iyawe se kuva ryari ko umugore wahabaga ariwe twumvikanye ndetse tukamwishyura? Ati rwose mu minota mikeya kano kazu turagahirika kugira ngo tubashe kuhubaka indi nzu nziza y'icyitegererezo nyine ijyanye n'igishushanyo mbonera. Umugabo hano yarumiwe, ndetse atekereza ukuntu ibintu byose bimubayeho mu minota mikeya, abura icyo akora n'icyo areka kubera ko ingo zose yari aziburiye icyarimwe rwose. Rero hano barakwereka mama w'umwana yari arimo kumushimira akamubwira ati rwose warakoze cyane mwana wanjye. Ati urabona ukuntu usevinze ubuzima bwa mama wawe ndetse ugasevinga buri kimwe cyose. Ati rwose mwana wanjye ubuzima bwanjye ndabukesha wowe. Ati kubera ko iyo ataba wowe ntabwo bino byose nari kubimenya cyangwa se biriya byose nari kubimenya. Undi aramubwira ati mama erega nari mfite
inshingano zo kubikora kandi nkabikora neza kugira ngo ubeho wishimye nanjye mbeho nishimye. Arangije yaramuhobeye aramubwira ati warakoze cyane mwana wanjye, ati rwose ubu ngubu tugiye kwibera mu buzima bwacu, twibere muri paradizo rwose nta muntu uzongera kutubwira nabi cyangwa se ngo twumve tubayeho nyine dufite ubuzima butuzuye. Ati kubera ko ubu ngubu amafaranga arahari, buri kimwe cyose kirahari, ati kandi mwana wanjye mu buzima bwawe ujye uhora wumva wisanzuye, ntihazagire umuntu n'umwe ugukandagira cyangwa se ngo agukandamize ashingiye yuko hari icyo aguha cyangwa se ubuzima bwe ubumukesha. Ati hoya, ati niyo waba umukesha ubuzima bwawe cyangwa se hari icyo agukorera ntabwo agomba kugukandamiza uko yiboneye. Ati iyo yari inama y'umunsi, turabashimira rero namwe mwakomeje kubana natwe muri aka gafilime kacu. Ni nuko nguko karangiye, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment. Amafilime yacu cyangwa se udufilime twacu nutugaruka agacano kanyu mukomeze mukazamure nako kabashe kuzamuka.